ya Nyashi ntabwo ari igaragaza ko umukobwa ari mwiza bro. Nese nta bantu bafite face nziza ariko badateye neza. Ariko bazi kwambara uko bazi kwambarira uko bateye. Siyo akameza kaje kafata isoruje azibona isura gusa. Habone kuri Nyashi. No, rega. Ako duhutembere mu. Iyo umutwe ukora neza man ibindi byose bizanyuma. Abantu baje muri commentaire batubwira uko. Umutwe ukora neza ibindi bizanyuma. Imyambarire reka nkubwire. Ntago ngenza reka kwambara ibintu bimbereye. Mbona nge rega ntago twambara ngo muturebe. Nkanjye ngiye ubwanjye nambara nkire nkavuga ati wow ndaberewe ntago mba wowe uri bumbone urambona nyuma yuko ngiye narangije kwibona sibyo ntago rero ako kantu mugomba kokakosora ntago twambara kugira ngo muturebe cyangwa tubateze irari ahubwo mwe muri sangano abagabo bafite amafaranga nakomeje kubivugaho kenshi ko mu bintu muremewe harimo no gusatisfeza besoin z'umugore uzko muri abanyabyaha do ukuntu aho mumaze gupfira ewe kamana yanjye gitare cy'amahanga Yesu wizuye saa sita kereka baberetse uwo muntu barangariye mbega Nyashi ese kira kimwe n'cy'umuntu cyangwa n'icy'abadepite kirani maze nawe uri kubireba wandi kwibaza ibintu muri kureba ukuntu mubitinzeho ngewe burari byo byanshanze Bahaye ikaze mwebwe mwese mwahisemo neza mugahitamo Queen Pasi Official kugira ngo ube umuntu usobanutse muri Kigali ugomba kubureba channel iyi y'abantu basobanukiwe ntiwasobanukirwa udasobanutse kanda subscribe ubundi tujyane muri iyi nganzo ngari y'abantu basobanutse Queen Pasi Official imbere yanjye rero ndi kumwe na Queen tuguhaye ikaze urakoze cyane umeze neza meze bien namahoro mase ni byiza cyane kukwakira turagira ngo tubwire ubundi umuntu usobanutse iyo bavuze umuntu usobanutse ni umuntu ubumeze gute ni umuntu usobanukiwe Tumaze kwivuga neza ko ari umuntu usobanukiwe muri Kigali haje terime ngo nakasa ajya tubwira abantu ni ibintu bibafungura mu mutwe kandi bigatuma bamenya bitwara ubundi abantu cyane cyane ndavuga ku ruhande rw'abasore kuko nirwo nkunda kuba ndiho bakunda kuvuga ngo uriya mukobwa ni mwiza uriya mugore ni mwiza ubundi umugore cyangwa umukobwa mwiza numeze gute wowe uko byumva umuntu mwiza rero aba mwiza biterwa n'umureba ngewe niko mbibona ko hari igihe nshobora kubona umuntu ari mwiza wowe wamuntu ukabona atari mwiza rero biterwa n'umureba hari abasore bambwiye ngo ningira amahirwe n'umudamu cyangwa tukaganira nzamubabariza aka kantu nira ku gitsina gore ngo nateye ngo ni ikibaju ngo afite amataye ngo ariko se buriya ngo abakobwa iyo bari kumwe cyangwa abadamu bajya bafata umwanya bakaganira ku basore cyangwa abagabo yego bavuga bon abubatse baganira n'ubundi ku ngo zabo abenshi abatubatse rero nabo n'ubundi baganira ku basore tu bon umusore ni mwiza se cyangwa se si mwiza ariko afite ibi bintu binibi babaganiraho ibintu byinshi bitandukanye ariko nibyo by'ubwiza bw'abasore nabyo babivugaho yego hari ukuntu aba bakobwa bashobora kubona umusore bakavuga baturiya musore ni mwiza gusa umusore abakobwa gusa n'umugore ngo nanjye mbe nishyira mu mwanya cyane umusore aba mwiza cyane nuko iby'ubu byateye ngo aba mwiza kubera ikofi ariko ntabwo ikofi turaza kuhagera rwose ariko abasore beza bariho by the way bariho umusore mwiza bitewe ngewe nuko mureba cyangwa nuko ndamureba ariko barahari beza kandi turicara tukanabiganiraho reka icyo kintu ukidevelope abantu bacyumve hari uvuga ati umusore mwiza rwose agomba kuba yambaye atya ameze gutya abandi bati uko yaba ameze kose isura yaba afite yose adafite ifaranga sinshobora kujyamo uri kubaza ku ruhande rwanjye se cyangwa muri rusange ubwo ndi kukubaza ukurikije amakuru menshi wakiriye ku ruhande rw'abakobwa amakuru menshi nakiriye ku ruhande rwacu nuko umusore mwiza ari ufite ikofi
ariko bije muri ino minsi sinzi iyihe minsi se mu bihe binyejana ndavuga muri iki gihe dusohoyemo wa mugani wa Bibiliya muri 2020 yego 2024 kera rero umusore mwiza yabaga ari babasore bambara amatisi bambara za nkweto bita trapeze zigutebeza ateye agapantaro ke karimo umukunju umeze neza. Twebwe rero kuko tutageraga ipasi hari ukuntu wafataga agashati neza kakazinga kagashyira munsi y'umusego. Thank you. Bakora muri banke uskuri icyo kiri abantu bari barenze se. Hari n'utundi tuntu twari tugezweho sinzi ubu ntago nkitubona bakora ngo muri za Tigo ama waves n'amafavore bibazi kwitera twa tudeodora twa 2 akimana igira neza ubuse na ananutse nyine azigutebeza ari muremure ameze ukuntu abo nibo bari beza muri icyo gihe ariko bitandukanye n'ubu ngubu. Yego Queen abasore bamwe tujya duhura bafite ikibazo gikomeye bitana ba mwana bati abakobwa nta rukundo bakigira tinabahari kugira ngo mwafodinge hari ibintu bigusaba akagenda guha urugero ati kanaka twariganye ntago yandushaga ubwenge ariko reba ibintu agezeho turahura kanshyira mu modoka irimo rwose SU ukumva bimeze neza. Ni ukubera iki abakobwa batera imbere abasore bakarushaho gutinda mu kugera ku iterambere? Abasore batinda kugera ku iterambere. Ndaguha urugero rutoya. Hari imyaka mfite nta modoka ndagira muri Kigali. Abo twiganye bose baritwara. Biroroshye. Reka nkubwire impamvu akenshi abagore gutera imbere ariko akenshi umugore atera imbere akenshi ntabwo ari buri gihe ariko percentage nyinshi zerekana ko akenshi umugore wabaye successful cyangwa se wateye imbere haba harimo uruhare rw'umugabo. Bicare bandike abasore mwicare mufate udukayi mwicare kuri Queen Pasi official nandika ibyabagirira akamaro. Ndabijyana n'ibintu maze iminsi kuva Tour du Rwanda yatangira abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga barabizi. Yego harimo abantu bagiye bapostinga bakavuga bati se aba bakobwa muri Tour du Rwanda bari gukora miki kuko ndibuka ko na Ribe yasohoye itangazo ivuga ngo igiye gukurikirana ruswa y'igitsina iri kuvugwa muri Tour du Rwanda. No kuvuga ngo mbese abakobwa benshi boroherezwa ariko bikavugwa ko boroherezwa kugera mu kazi ariko babanje kugira icyo kintu cya ruswa y'igitsina. Icyo kintu cyo kivugaho iki kugira ngo umukobwa abone akazi umukobwa ariko reka nkubwire ibintu bya ruswa y'igitsina bivugwa kenshi nibyo ariko ngewe akenshi nkunda gutanga ingero z'ibintu nzi cyangwa se nanyuzemo cyangwa abantu banyuzemo. Icyo kintu nge ntabwo nakivugaho cyane kuko byonyine umukobwa wemera gutanga iyo ruswa akemera gutanga umubiri we kugira ngo agire icyo ageraho nakabazo. First of all ubumenyi bwawe ntago ububwizeye icyo ni kimwe. Icya kabiri nawe ubwawe ntago wizeye mu buryo bwose ku buryo ugezaho umva wakoresha umubiri wawe kugira ngo ugire icyo ugeraho. Usibye ko hari abo bihira si tujya tubumva se ngo hari abo bihira ariko nge ntago nemeranya nabo. Rero kandi n'uwo muntu nawe usaba icyo kintu itaba ketchup umuntu usaba icyo kintu ni ryari umukobwa yamenya ko afite capacity atagendeye ku miterere ye n'umubiri we kuko tujya tubireba kenshi ndabihuza n'iki kintu Queen Pasi ni imyambarire y'abakobwa. Abasore bakunda kuvuga ko ari imyambaro ishotorana ari ukugira ngo bagaragaze uko bateye ari ukugira ngo babarebe ndetse babashiture. Ego ni ryari wa mukobwa utifitiye icyizere azavuga ati njyewe nta kibuno cyangwa nyashi nk'uko bamwe babivuga ariko mfite ubwenge buzampesha akazi buzambeshaho? Biragoye uwo mukobwa biragoye kubera ko byonyine hari n'ukuntu uba wowe ubwawe wiyizi cyangwa ugaragara
ku buryo utigirira icyizere baba bati nubwo umutwe wanjye ukora neza ariko uko ngaragara ntago byatuma wenda hari aho ntambuka ariko uba wibeshye ushobora kugerageza bikanga ariko wagerageje bikanga wagerageje kuko hari nabo arega abantu basobanutse aba bakire batanga akazi n'abandi bose nibaza ko ikintu cya mbere bareba cya mbere n'uburyo wagiye apparence physique yawe cyane avuze se udafite nyashi udafite izi nyashi ariko zaroroshye mani basigaye bambara n'amabuno aya yego da nta makuru ufite arajyambara da umuntu ukajya kubona ameze neza nk'igisabo kandi nyine wamubona atacyambara nyine birahari kandi bisigaye bigura make ibyo ntabwo byatuma ubura akazi ufite umutwe muzima uzi ko aricyo kiri bugutambutse aho hantu genda ukigura ucyambare ariko ntabwo bisanga umubiri wawe ega hari ahantu mani harubashywe ni ahantu hubashywe utagomba kurekura uko ubonye yego umwana w'umukobwa birashoboka cyane ko yagera ku iterambere adatanze umubiri we akoresheje kwitinyuka byonyine birahagije yego ndabyemera hari benshi babikoresheje bafite ubwenge ukitinyuka yabidufashijemo usabwa kwitinyuka wenyine ubwo ukavuga ati iki kintu nagishobora aha hantu nahagera iterambere riri muri Kigali abana b'abakobwa keranye n'imyambarire abasore bashinja abakobwa n'abadamu ariko kwituvugishije nukuri nta muntu urakubwira ati iyi myenda wambaye ngo ugende uyihindure kubera ko oya induwo inde ngewe mfite uko nakuze uko narezwe bitandukanye n'uko n'abandi bose buri wese afite uko yarezwe n'uko yakuze hari imyenda nambara ngewe bitewe n'ahantu ngiye nk'aha mu kiganiro ni urugero gusenga mfite uko nambara mu bukwe mfite uko nambara nagiye kuri plage ntabwo ngiye najyana nikwije ngiye kuri plage kandi kuri plage ndahahurira n'abantu benshi batandukanye nta nubwo ukuntu nambara wenda belle famille yansuye cyangwa nagiye kwisura ariko nambara ngiye wenda nka za maison noire n'ahandi buri hantu hose n'ukuntu wambaye kandi abo buvuga dushotora baba muri aho hose barahari uvuga ngo barebe bitabarebe murebe ntago tuzareka kwambara uko dushaka gusa icyo ntahamanya nabo kwambara ubusa ntabwo ari umuco nyarwanda ntibyari se umuntu avuga ko cyangwa nawe ubwawe hari igihe wambara ukavuga ati aha ndarengereye reka nkubwire nguhe urugero nk'ukuntu ngiye mba nambaye iwanjye mu rugo birahabanye cyane n'ukuntu tuzahura nambaye mu muhanda kandi nuzi iwanjye kunsura ntabwo nzirukanka ngo njye guhindura imyenda ngo nuko uje kunsura byaterwa n'uwuriwe cyo ni icya mbere nuko ungana nabigusubiyemo ntago kuba ndi iwanjye nambara uko nshaka ntago belle famille cyangwa databukwe yaza wasanga nambaye akantu kagera hano sibyo ariko nkawe mujene abashiti banjye nta ribi hari ukuntu nambara ati wenda ngiye nko ku muhanda ndi mu modoka wenda sindi buyivemo nkaba nambaye akantu kagera ako nzi neza ko ndi buyivemo wenda njye nko mu isoko nabwo mfite ukundi mbadi bwambara so hari ukuntu rero twambara nawe ukabibona ko ibi bintu ndarengereye cyangwa se ntacyo bitwaye ntabyo njye ubona ko hari abantu barengera ukabona koko abafite icyo agamije tutazi batantera amabuye tutazi njyewe ntago naje hano guca imanza abo bantu ibigaragara abantu bo bakihitiramo ibyanya ariko hari wabivuze neza hari n'ababyambara bari mu kazi aka kazi rero kabaye kenshi akazi ko ku muhanda ntese ntitora tubacaho wari wabona umukobwa utese ku muhanda se wikwije bambaye ibigera hafi bahishe imoko gusa kandi abo bantu barahari abantu ko bari mu kazi ra umwana afite akazi k'ibihumbi 150 ahantu muri kampani runaka umuservisioniste gutya afite iPhone 15 ubu niyo igezweho miliyoni 2 na
ataha mu nzu y'ibihumbi 250. ahembwa ijana. Ahembwa 150. Ehe. agenda cyangwa se Afite wenda n'imodoka. iza kumutwara. Reka nkubwire, umugabo yaremewe ibintu byinshi harimo no guprovidinga ku mugore. Uracyemera se? Navuze abakobwa ntabwo navuze Ku bakobwa. Oya, abakobwa rega n'abagore. Usibye ko abagore atari abakobwa. Yego ra. Nese umugari ni njye wabizanye. Cyane. Kuba ahembwa ijana ntabwo bimubuza gutura ahantu heza cyangwa kugenda neza cyangwa kwambara neza. Nese ari wowe uhembwa make ukabona umuntu ugufasha muri ubwo buryo wamwanga? Hari uwanga mu. Thank you. Nabo rero nuko babigenza. None se Queen Pasi, reka turebe uvuze ko nyine umugabo yaremewe ibintu byinshi. Harimo n'ibyifuzo by'umugore. Cyane. Katurebe uwo muntu rero. Ubwo ni umugabo umwe cyangwa ni benshi acomekaho ibyifuzo bye akurura yishyura? Ashobora kuba ari umwe. Hari ugira umuntu umwe? Ibyo mbizi neza. Umwe cyane. Ukora ibyo byose. Sibyo? Erega ko ufite umuntu ugufasha ntabwo bivuze ko utahaguruka ngo nawe ugiye gukora. Yes, aragufasha ariko byibura agira nawe contribution ushyiraho kuba gufasha. Kuko kuba gufasha ntago ari itegeko. Birahita binatujyana mu gaseke k'uyu munsi watuzaniye. Ni ikibazo nshaka kukubaza. Kuki abakobwa bakunda abagabo cyangwa abasore bafite amafaranga? Hari akavideo kabaye isereri ku bantu kuri Twitter aho umukobwa yavugaga ati we nuko yabishyizemo n'ubuntu bwo kutamenya. Turagira ngo tubwire abakobwa nako turi bubagire inama nyuma, ariko ndabivuga nk'uko yabivuze. Aravuga ati ntukemere ko umuntu muryamana atabasha no kukugurira tiro. Ntugahe umubiri wawe mu gihe umuntu atagize icyo aguha. Kubera icyo abakobwa bakunda abasore bafite amafaranga. Ahubwo se mwebwe kwera iki? Buriya mpise nkubaza ntaragusubiza. Kubera iki mwebwe? Okay. Reka nkubwire impamvu dukunda abakobwa bakunda tarabanza turushyire ku ruhande. Oya, narwo rurimo. Narwo turaruvuga. Ni ukuvuga ngo kuba ushobora gukundana n'umusore, usibye ko hari n'abakunda ntacyo bafite, nabo barahari. Ariko impamvu nyamukuru cyangwa se ikomeye ituma dukunda cyangwa se bakunda abagabo bafite amafaranga nuko mwaremewe first of all kuyaduha. Kuba mutanayafite ahubwo ni ikibazo. Oya, nushaka umvuge. Bamwe mu bakobwa baba bafite uduhungu tw'utujakisi. Njyewe mfite umugabo niko sindi muri ibyo. Wowe wavuyemo, niyo mpamvu navuze bamwe we ntago urimo. Uduhungu tw'utujakisi, uratuzi utujakisi? Ndatwumva. Duto tw'imyaka 10 na 20 na. Donc umuhungu ruta. Yego, uruta. Amagambo make. Twirirwa muri gym. Twakoze umubiri. Twirirwa twitera za parufe za bibiri nk'uko wabivugaga, ariko noneho umukobwa zagasohokana ari presentable naho rwa rusaza rumeze nk'uko rubyifuza ruzaba umuterankunga wa rwa rukundo rwa babandi. Urabyumva cyane icyo kintu ni kiri none ako no musaza babizi. Wibaza ko sabazi ko ari gutanga amafaranga gusa gutyo gusa? Arabizi ko umukobwa afite. Ese uwo musaza wibaza ko nta mugore aba afite? We ko aba yamusize n'uwo mukobwa afite umukope bazasohokana. Hari ibyo nawe asatisfeze uwo musaza atakoze. Uwo musaza atanga amafaranga gute se? Ntago bangana se gute? Uza mbere n'ufite amafaranga. Uza mbere n'ufite amafaranga kubera ko abasaza bubahwe. Hari abantu batunzwe nabo aho batagera rero niho ba Jackson. Oya, ntabwo ariho hingenzi bro. Hari ahantu hakora neza ari uko no mu mutwe hameze fresh. Kandi mu mutwe hamera fresh ari uko ufite amafaranga.
ngende kuvugira abakobwa nawe wavuze ko uri kuvugira abasore nanjye ndabavugira ariko reka nkubwize ukuri nubwo abo basaza batanga ayo mafaranga yego ariko nyuma y'ayo mafaranga ni bake numvise bavuye wenda muri ibyo byiciro bakubaka ingo bagakira bakamera neza ariko bakavayo nta kintu bihungabanyije. Baze turagira ngo tugire inama abana b'abakobwa, dukeneye umuryango nyarwanda w'ejo hazaza. Yes. Kandi uzava muri bande muri uru rubyiruko turi kubona aba bakobwa aba basore, so dushyigikire ko abantu bakunda amafaranga kurenza uko ba datinga umuntu n'urukundo rwa nyarwo. Yego ndabyemera yuko amafaranga ni meza. So wowe reka dusipoze ko ujya kudetinga umugabo, ni iki cya mbere wagendeyeho? Umugabo wanjye? Yego. Okay. Sorry ko kwinjire mu nkuru y'urukundo. Umugabo wanjye kankubwiza ukuri mu bintu bya mbere byatumye mukunda ntabwo ari amafaranga narebeyeho. Nta nubwo ni ingenzi. Ni ingenzi nibyo, ariko ngewe nta nubwo nari nzi ko yafite. Yego. Mu bintu byankuruye ntabwo amafaranga arimo kuko sibyo kuba nta n'ikintu yari afite nagenderaho ngo mvuge ngo uyu muntu afite amafaranga reka mukunde. Yego. Nakunze umwanya we gusa yampaga. Niwo wankuruye. Time ye kabisa umva nabaga ndi nayo. Yego. Ikindi yari iyo umuntu aguhaye umwanya haba hakuyemo ibintu byinshi, ari twamuhe ntabivuga gutya akajya kumushaka. Kadeke kubitindaho ariko ni umwanya we. Yego. Ibyo bindi rero ni biza sibye ko ntangiye so nimvuga gutya batavuga ngo ndavuze umugabo wanjye afite amafaranga oya siko mvuze, ariko nutwo duke wenda nk'ubu cyangwa yagiye twaje nyuma ntabwo aricyo cyankuruye. Yego. Ariko niyo nsanga tudahari kuko ntago rega kwishimira ngiye icyo gihe ntago wenda narakoraga ako nundi ntago nakoraga ku buryo nari kuba affection kurusha ko ihagije. Yego. Amafaranga ngiye ayo make afite natangiye kuyakoraho tubana. Affection se iyi minsi wayirisha? Affection urayirisha da? Ngura bando. Oya yo affection nibyo birimo da? Ego. Ni nkubwiye affection nibyo birimo. Ego. None amafaranga warayahawisha. Internet urayifite wenda se cya kibanza wambwiraga uragifite? Ikihe kibanza? Sumbwe iPhone se 15. Ariko nabwo ni mu bigize affection aramutse abishoboye. Ntabwo ari itegeko. Atabishoboye se kandi hari undi ugukunda ubishoboye uri we n'amahitamo yawe. Cyo n'amahitamo yawe. Ariko reka nkubwize ukuri uzi ko umutima nta mudashaka kukubeshya. Yego. Na rimwe wowe icyo gihe wubaha amarangamutima yawe. Ukavuga se nshaka iki, uganira nawe w'imbere ushaka iki, ubundi mu buzima bwawe wifuza kugera he, wifuza kuba iki, ugahitamo kuko abantu tubereho gufashanya. Erega urwo rukundo narwo iyo ruje ruzanye abakobwa nabo ndageraho nkabagarukira. Ninde wanze inkweto ya Kadashi ziracyagezweho hada? Reka nkubwire nanone aho ngaho abakobwa bakunda kugaragara neza igare gushora. Kugaragara neza biri mu buryo butandukanye. Butubwire turakoze cyane. Sibyo? Abakobwa mwicare mwige. Kugaragara neza biratandukanye. Hari abakobwa bagira ikibazo cyo kirari ry'ibintu, sibyo? Akavuga ati ukuntu nteye ukonsa ntabwo binyemerera wenda kwambara umwenda wa caguwa. Yego. Ariko umwenda uri kushaka kugura ntabwo ushaka kuwafodinga, urenze ubushobozi bwawe, sibyo? Icyo gihe ukeneye iki? Ugitekereza ko hari ibintu ukeneye ariko udashaka kuwafodinga tayari hari umurongo watangiye kurenga. Ese kuki bitaba byiza ko wifuza ikintu washobora kuwafodinga? Ni urugero nk'ishati nambaye wenda njye nayiguze 1000, ese ntago mberewe se? Undi uri kumbara ko ntaberewe biramureba, njyewe w'imbere nzi ko nambaye neza, naho bipfira. No kuvuga ngo kuri wowe kwambara ari wowe wibwira ko wambaye neza kandi wihitiyemo cyane. Nese kuki undi agomba kuza wenda wambwira ati
iyo shati uzayambaze butaha akajipo kameze gutya cyangwa ipantaro imeze gutya ako yambwira ngo iyo ntago ari iri kuri level yawe level yanjye sura yizi konzi ko abakobwa babiberana ngo yashiringwa ku kantu nyine nibyo nkubwira ni ukuvuga hari ibintu tugomba kurenga ntukifuze ikintu utakwafodinga setu kuko mu gihe ukirwana n'umutima kujya gushaka ibintu utakwafodinga make sure ko nawe wa mubiri tunavugaga w'agaciro ubwo urawutanga kandi wareba eske icyo kintu ugiye gushaka kiruta agaciro mu mubiri wawe ni ikibazo tujanishe abakobwa nawe ujya utembera muri Kigali cyane urayitembera pe uranayizi kundusha n'abakura ku turebye utubari tuhari muri Kigali tukareba amahoteli aho njya kubera akazi kanjye ntembera hembe yego abakobwa nibo gusa bafodinga ni ukubera iki ni nka bwa bushishi ku mavuta siko bimeze abakobwa nibo bagira bate nibo benshi mu tubari bari mu tubari erega reka nkubwire umukobwa cyangwa umugore amafaranga ari kuva muri mwe izuzi ngo avahe niyo mpamvu abasore bakennye wowe umusore uri kujya gutanga ibyo ufite byose ku mukobwa ntacyo wisigarije uhembwa ibihumbi tuvuge 500 buri kwezi uhereza umukobwa 200 ngambwira ngo uzatera imbere ryari uzakemura ibibazo byawe ryari usevinga ngahe uzatera imbere ryari nuzagera mu gihe cyagiye cyo gushaka umugore ujye gusanga kuri konti hariho 0 kandi wa wundi uri guha 200 afite nk'abantu 600 thank you ugasanga babujije kuyaba muyabahe it's okay ariko yamuhe nawe wizigamire nibo ese ubundi umuhaye make yayanga akagenda kandi hari ibintu biba ari byinshi hano hanze rwose utakwirirwa wirukanka inyuma baragira uti akatabuze mu rutoki ni amakoma cyane pe abasore bicare bige wa mugani wa Skype abakobwa barahari ariko ab'umutima umuntu ababona ate ab'umutima ubabona rero uzi umukobwa w'umutima ahantu hagaragarira dukeneye kuzarongora ejo dukeneye kubaka famiye nk'ibyo nakubwiraga umukobwa w'umutima ni wa mukobwa ukwiyereka uko ari akaba we se mu buhe buryo muri ubu buryo biragoye ko uzabona umukobwa muri iki gihe nk'uko wabivugaga utambaye inkweto igezweho urumva biragoye ko muri iki gihe uzabona umukobwa udashaka gusohoka benshi bagendera mu bigezweho ariko nyamara hari umukobwa utagendera muri ibyo barahari wambara ibyo ashobora kwafodinga nyine niwe ntabwo ibyo hanze bimutesha umutwe habe na gato uri kubaza icyo kintu ariko barahari muri Kigali barahari mani hari abana barezwe hari abana bagifite uburere bagifite ubumuntu barahari ntimukavuge ngo ntago bahari barahari hehe erega namwe aho mwirirwa ntibibemerera kujya kubona abo bana aho wavuze nene so mwana muzahurira hehe nakubwiye bitewe n'akazi nkora kanyemerera gutembera aho hantu hose reka nkubwire umusore yishaka umukobwa w'umutima nawe ubwawe utari serious be serious ubona ujye gushaka uwo mukobwa umusore utari serious n'umeze gute barahari uzuragira ngo mbavuge biya mazina bajya babita oya ntuvuga amazina njye nakubwiye aka Jackson ukuntu kameze none nk'uwo oya simvuze kuba Jackson umusore utari serious barahari n'abantu bakoze batari bagira gahunda urakoze cyane ariko ibibaranga ni ibiki ni uko umwanya wabo muremure icyambere buri mu nzoga kwiyamiza mu bintu inzoga usibye ko ushaka kuhahurira wenda n'umuntu mukaganira ibya business ni iki ariko iyo mwamaze gusinda ni iki naguma mu kiganiro ibyubaka cyo ni kimwe amayoga kwirwa amayoga za pati ahantu hose hahiye muri Kigali abahazi abariyo ninde muntu uziranye n'umukobwa ugezweho muri Kigali nawe ubarimo ninde ni utuntu twinshi turanga abasore batari serious yes ni twinshi ntago naturangiza hari nk'uko abivuze harimo bamwe mu bakobwa nako ni benshi birirwa basimburana abakobwa mu mageto abo bantu ntabwo baba ari seri
aba bahungu se baracyabaho nibo babwo se badahaba amafaranga bayakura ko numva kujya muri ghetto se ahubwo urumva hari amafaranga umukobwa saka moto se si utumoto mubategera bakabasanga mu kago byo ngo bagataha ikihe nta kikomeye mbonamo ni ikihe nta bikomeye birimo aho ni uko utagira gahunda muri wowe nta kindi ariko ibyo bintu biba bikenewe muri gahunda gute ibintu byose bikorwa neza kandi muri gahunda ese ari bikora kandi ari kubyina wowe nyumvira ese gahunda yo kugira ngo umwe asohoke ejo haza undi n'ejo haza undi nawe mukobwa hariya na hariya hirya hose ukahagera iyo niyo gahunda mu Rwanda ejo avuga ko gukora imibonano mpuzabitsina inshuro 21 mu kwezi birinda kanseri, abagabo kurwara kanseri. Babisomye hese ubwo urumva ko abasore baba bari kwirinda kuzarwara kanseri. Byose babisomye. Rega kanseri yarateye. Hari umuganga wigeze uza kuvuga ibyo bintu se. Akusha. Byo ntacyo nabivugaho gusa sinemeranya nabyo. Birinda kanseri. Kareka. Birinda kanseri se nibyo. Hari ubundi bwirinzi bwo kwirinda kanseri bitari. Queen. Dukurikije imibereho y'abakobwa muri iki gihe n'imibereho y'abasore, ni gute umuntu yava mu cyiciro akavuga ati ndashaka gutera intambwe, ndi umukobwa nshaka kujya mu cyiciro cy'abantu bakuze biyubaha bafite imitekerereze? Tubwire ku ruhande rw'umusore n'uruhande rw'umukobwa ukurikije n'ibi byose twavuze. Twavuze ku ruhande rw'abakobwa, twumvise ko bafite n'akantu ko kumva ko bafite inyota y'amafaranga, bakunda abagabo bafite amafaranga. Ni byiza, ndabyemera pe. Umugore ufite amafaranga asa neza kandi yanaguteza imbere, ariko kugira ngo ibyo byose bigerweho umukobwa ataciye muri izo nzira abigenza ati? Umuhungu kugira ngo abone wa mukobwa mwiza uzavamo umuryango muzima abigenza gute? Icyambere bose bagomba guhuriraho ni ugukora, ni ugukunda gukora first of all. Iterambere ryose ushobora kugeraho utakoze ntago nibaza iryo terambere iryo ari ryo. Ariko kandi wibagiye ibintu twavuze. Gukora se, abagore bafite ikibazo bati abagabo birirwa baryamye babuze akazi. Ako mubura akazi gute utari ikimuga? Umuntu udafana n'ubumuga. Abasore baraza barabikubwira muri comment uburyo akazi kabuze gute? Ajya gupigana umukobwa bakamuha akazi wagasigara. Yes. Kubera ko umukobwa hari ibyo yatanze cyangwa kubera ko afite ubwo bumenyi? Maybe. I don't know. Muri comment baratubwira. Thank you. Yego. Rero ibyo ariko urumva ko niba nawe bayagerageje, niba nawe yagiyeyo biranga, ariko dufite ikibazo cyo kurambirwa vuba. Ubunebwe twarabwimakaje. Ese igihe ahantu rimwe bikanga kuki udagerageza ahandi? Urwo ni urugero rworoshye. Ntago akazi kabuze, ahubwo habuze umwanya wo kujya kugashaka. Mwaratwimye ngo nta mafaranga dufite. Bande babimye se? Muratwima tukabasaba mukatwima. Amafaranga ngo nta. Ese mama mubasaba iki? Imana yabahaye. Thank you. Namwe rero niba babima ko nta mafaranga mufite mugiye kuyashaka. Hari ibyo mubakeneyeho, namwe hari ibyo babakeneyeho. Ukeneye ibyo muri kumusaba, ariko nawe ukeneyeho amafaranga yemi. Kubera iki? Nyine ariko ibera abakobwa bigize ntago. Ibiheze. Kubera iki udashobora kumva yuko ngewe nimba wo mukobwa uri buze kunkunda, ngewe nta mafaranga. Mfite amafaranga. Kubera iki wowe utemera yuko umusore ari buze kugukunda, uri kubyumva? Ayo mafaranga atayafite. Kandi ngo muwe mwajyanamo neza. Bumva ko ndi kukwibanje kugusahura imitungo. Gerega ntago nemeranya n'ibyo bintu. Nukuri, nge ntago nemeranya nabyo. Wakunda umusore ufite amafaranga cyangwa utayafite, abaye afite no umugisha uza mu wundi. Abaye atafite kandi ntabwo ntago byatuma utamukunda. Nukuri. None reka ngo baze nigendere. Kubera iki abasore batinya kuza mu nzu abakobwa bubatse? Ni securities. Nuko ibyo ntu ejo ndi nabikomejeho mu kiganiro cyashize. Ni insecurity zituma wumva ushobora gutinya kujya mu nzu y'umukobwa yubatse cyangwa se gukora donc
kujya mu mitungo y'umugore. Erega birashoboka ko n'abafite imitungo kandi ntahawe n'umugabo. Yego. Dusigaye dukora mana abagore barakora. Nese ubu hano ndi guhamba imbwa ntago ndi gukora. Basigaye bakora. Turakora cyane tukanavunika. Wenda nshaka kuba mfite imitungo wenda nahawe wenda n'ababyeyi. Akotaza uburyo nayibonye. Ni uburyo bwinshi umugore ashaka kugira umutungo. Kuki rero wowe ushaka kumva utayizamo kandi njye nagukunze. Ni insecurity. Ubundi nta mugabo ugomba gutinya umugore uko yaba ameze kose. Niyo mpamvu Imana yaremye umugabo ikarema n'umugore. Ahubwo menya ngo uwo mugore usanze ufite iyo mitungo umwinjiriye ute. Nta kindi bisaba. Umwinjiriye ute? Uzanyemo ubwenge? Ese hari icyo ugiye kumwungura muri ibyo cyangwa ugiye kubihombya? Kuko nabo barahari. Hari abahungu badafite ubwenge azaje guhombya gusa. Ntago aya mana ko ibyo ntumubikurahe. Uriyumva ko ni imyumvire igomba guhinduka. Ni imyumvire. Mubizi hese byabaye hehe? Mufite ingero zifatika. Mujye muri comment bantu muto. Wowe uri umusore ugakunda umukobwa akagukunda wakwemera ko akujyanira igoda erega njye nabikubwiye neza uje mu mitungo yanjye ariko akagira icyo uza kongera mu buryo bw'imitekerereze bw'umutwe cyangwa se niba ari ibyo nkora tukabifatanya gukora. Erega abantu barazamurana ntago bivuze ngo umugabo niwe uzamura umugore gusa n'umugore yazamura umugabo. Why not? Iyo insecurity igomba kuvaho. Ntago umugore ufite amafaranga none bazabeho bibane bonyine ngo nuko bafite amafaranga bajyeho bagumirwe. Ni ikibazo wowe se arika ureka nkubwira ukuntu nabonye imodoka niko nawe wayibona. Ni urugero reality wowe uri kubivuga byo reality hari nuko mubatinya kugutereta ubwo nahera hehe. Reka nkubwire banza umenye ngo yanyote Emi wasaze inzira Emi ninjye uri kugura cyangwa wenda nabo nzabyara. Uramugurije cyangwa uramugurije? Uretse ko nawe nakugura bibaye ngombwa ngo abana ngo zabyara ntabwo wanyafodinga ngewe. Kubera iki? Kubera ko ntago ari uburyo bw'amafaranga mvuga. Mu buryo bwose ntago wanyafodinga. Gute? Already ngewe mfite uwo Okay. Rero reka nkubwire ko n'ibintu byagenda. Ibintu byarahindutse. Gute se? Uwo muntu uko afodinga ashobora kuba yagiye muri misiyo akazamara iminsi. Okay. Ari wingo zifite ikintu abahinzi bahita babyumva neza. Ifumbire ya nkungane. Noneho ariko njye ntago naba ifumbire ya nkungane. Ko kantu ndabihakanye. Nkomeje. Ifumbire ya nkunganire. Buriya na leta ikenera inkunga nkaswe umubiri w'umuntu. Okay, reka nkubwire Emi. Iyo nkunga leta ikenera ibifite nubundi buryo bw'inkunga. Dusubiye mu byo waruvuze. Ari igihe leta ikenera inkunga y'ibitabo, hari igihe leta ikenera inkunga ku bijyanye n'amashanyarazi kandi dusanzwe twebwe ngo y'uburezi. Tuve ku bya leta tujye ku byo wari n'umubiri w'umuntu. Uko byagenda ukenera inkunga. Umubiri ushobora kuba waragize ikintu wafodinga. Ikintu uwo mubiri kandi ku muntu ufite umubiri ufunctiona neza. Yavuze abamasera ngo babango kwa bapadiri. Nabo barasambana kubera yuko imibiri yabo ibikora. Ubu ugiye ugapima cyangwa Imana ikatwereka igitabo ikatubumburira ku bagore baca inyuma abagabo babo kandi ntacyo bavuze. Imana ikabumbura kiraje. Oya kiba gihari. Iyo nkunganire kiba gihari. Baretse wumve Imana ikabumbura. Ngiye byo navugaga ni kuri ngewe ntago ndi kuvugira abandi. Imana ikabumbura kiriya gitabo ikakitwereka ikatwereka ngo bimeze gute. Urahiriye Imana yo mwijuru. Aba bapadiri guhera kuri papa kugeza ku mufarati ruri hari hasi. Akeneye gahunda ya nkunganire. Wenda hari abayikeneye nabo bazatubwira muri comment ariko ngewe niyo yagenda imyaka ingahe. Ariko reka nkubazeme uri inyuma ya kamera. Iyo nkunga nakenera ngo nukubera ko umugabo wanjye yagiye muri mission. Ndayumva iyo nkunga singomwe tuyivuge mu mazina yabugenewe. Iyo nkunga ntayibonye napfa. Kongo iki? Napfa. Hari ahantu byanditse. Uvuze
iyo nkunga itabonetse wabiki reka nkubaze wakoze imibonano mpuzabitsina ufite imyaka ingahe Emi mbabarira oya buretse buretse ni wowe wenda ntuvuge ariko ntekereza ko simbizi nimba umugabo wawe yaragushatse uri isugi cyangwa utari isugi kuko byo niyo abantu babibabwira nta kintu biri buze kubamarira sibyo ni amakuru badafite icyo bakoze ni amakuru badafite icyo bamaze ariko nanone ngewe simbizi nimba arashatse umugabo wawe uri isugi cyangwa utari isugi niyo mpamvu na Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu ngo azata se na nyina uri kubyumva akajya kuwo yakunze kurusha abandi yego uri kubyumva ndabyumva neza cyane bivuze iki rero kwa so na nyoko uburya ubunywa unaba no muri geto yawe ubunywa uburyama uburya ukabona icyo ukeneye ariko icyo kintu udakeneye icyo kintu utabonera icyo ujya gushaka nicyo ukeneye mu gihe cya kintu wamenyereye kukibona buriya biragoye umugabo umugore ukubwira ngo umugabo wanjye ngo yarapfuye ngo ngiye ngo nzamara imyaka ngo ubuzima bwanjye bwose nta kintu barahari mani ako kuki mujya mujenehariza ibintu mukumva ko ega uko umubiri umenyera gukora ibyo bintu ni nakumenyera kutabikora nk'ubu umugore wawe urashaka kuvuga ko baba abagore b'abasirikare birirwa bacitinga oya buretse aya mugenda abo akuzwe abagabo muri feke cyane have wireba reka arongeye Emi nibyo nakubwiraga umubiri wamenyereye kugira ibyo ukora birashoboka ko wanamenyera kutagira ibyo ukora igihe kingana iki igihe wihaye pasi reka mubwire by the way abantu mukurikirane channel ya pasi sibyo mushyigikire ni byiza ko dushyigikirana ni byiza ko niyo mpamvu nanjye thank you so much nitaye mu mata misaza ariko ikintu ngiye kukubwira umugabo uzapfa umugore ukihangana ntago umugore ubu pasi sinzi imyaka ufite sibyo ndaza kwikubwira ariko ntubyumve nabi uyu munsi umugabo wawe apasinze akagenda sibyo ku myaka yawe ufite pasi wakwihangana oya nashaka undi nese mubeshye nashaka undi ariko zambaza impamvu nashaka umugore yihangana wajye ndacyari muto ntago nabaho njyenyine njyewe ndacyari umugore rero yihangana ako ntago ari ikibazo cyabira wavugaga ni ikibazo cyo kutabaho njyenyine 50 ku mugore ufite imyaka 48 50 biroroshye ko uwo muntu ashobora kwihangana ariko kuri wowe ufite imyaka ingana gutya pasi ntago wakwihangana iriya boro nyumvira erega ntagewe icyo ntashobora kwihangana no kubaho njyenyine ushobora kutamushaka ngira ngo nashobora kubaho ntafite umuntu nkunda untetesha uzi kubaho utamena amavuta ya moteri y'imodoka yawe imodoka iragenda ikagira ikibazo ikaziba ikagonga moteri igihe cyose rero uzumve iyo wicaye nyine simbizi wenda cyangwa ku mugore uzicare wumve iyo umaze iminsi udabona kuri gahunda yagira inka munyarwanda cyangwa se bayigukorera nabi iyo gahunda hari abagore barwara imigongo bakarwara imigongo akaba afite umushiha yajya no mu ishuri ari nk'umwarimu abana yigisha akabatura imishi yaboshye yuko abo bana ngiye byo ntabyo nzemi ntago ndahura nabyo ntago ngiye nyamvuga ibintu wowe uwo muhura wese akora iki uwo duhura wese sende navuze umugabo wawe ubwo nyine amashusho yafata neza umurezi urumu ushaka nanjye njye kuvuga ngo baravuga ngo umugabo wanjye ngo arishoboye ngo ashoboye ngo nibe oya juste kuba reka nkubwire umugabo wanjye ni njyewe n'ubuzima bwanjye wowe umufiringa ntumvugisha ibintu byinshi babarira wowe reka nkubaze nakubwiye ngo umugabo ari mu bingize kandi niba ari mu bingize uko rero umugabo ari mu bigize umugabo n'umugore ni mu bigize umugabo ntabwo nabihakanye ngega nkurahiriye Imana yo mu ijuru nsenga ku mugore w'imyaka 30 w'imyaka 20 wapfushije umugabo we ariko urumva ko bayamupfushije kuvuga ngo arifata cyangwa se ku mugore ufite umugabo umaze muri misiyo imyaka 3 nganyumvira iyo myaka ukuntu ari miki uzi ibyo nivuga imyaka 10 imyaka 3 ubu wishimiye kazagaruka uko byagenze uri isugi ariko byongera bikagenda urumva se ataba ari neza uzamara iminsi 2 utiborosa mu kanwa wumva ukuntu babimeze
Emi urarwaye mwabantu mwe ntimwumve ibyo Emi ari kuvuga ntaboshye ngo mujye gucitinga abagabo banyu mwe mufite abagabo bari kuri mission cyangwa Imana ni umukozi w'umuhanga ubonye ibintu yaremeye abagabo abibonye ari hasi niba Nyashi zararemewe abagabo twebwe ubwo twaremewe iki ntabwo ari Nyashi oya nizo mwarebaga twe twaremewe iki kuki mwanga kuvuga ngo ayo mafaranga muyaduhe mukabigira ikibazo natwe mu byo twaremewe no guhabwa amafaranga kandi tuyahawe ari mwe twarabiremewe natwe yes abantu bajya muri comment batubwire so ariko mu buryo bwiza tubigarukeho bakobwa ntawe ncutse ntawe nshoye mugiye gukora muhaguruke mukore yego buri umugabo aje agasanga hari duce ufite arongeranya akasanze nta nakantu naka wifitiye ni ikibazo hari ububaye igikoresho yes Pasi reka dushimira abakunzi ba Queen Pasi official yego babwire tuti bazajya babona amakuru y'ubwenge hano inkuru nziza buri biganiro byiza byose byagufasha guhindura ubuzima yego bakore subscribe naho ibiganiro byacu nakagaruka dusezere ku bantu bari badukurikiye ciao 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 sisa